twongeye kubaha ikaze inshuti bakunze ba Peace Joy TV, mwebwe mudahwema kutugaragariza ko mudukunda. Ubwo ndi kuvuga abantu badukurikirana bahereye mu bice bitandukanye by'isi, abaherereye muri diaspora, abaherereye ku mugabane wa Amerika, abaherereye ku mugabane w'Uburayi, abadukurikira baherereye muri Aziya, abahereye muri Australia cyangwa se muri Oceania, cyane ko mudahwema kubigaragaza mu komenti. Hari n'abadukurikira bahereye ahantu bita muri New Zealand, namwe turabashuje cyane. Ndetse reka tugaruke namwe mudukurikira muhera no ku mugabane wa Afrika mu bihugu bitandukanye. Hanyuma rero uwo mwumva kuri mikro nta wundi ni Pierre Romeo, imfura yabo. Hano rero nkaba mfite mugenzi wanjye asanzwe n'ubundi ari umunyamakuru wa Peace Joy TV, ariko nubundi ntago ndi bumuvuge kuko ari bwivuge, ariko nubundi hano akaba yagarutse nk'umusesenguzi kandi ubimenyereye w'inararibonye, bitewe n'igihe amaze mu mwuga w'itangazamakuru. Ariko uyu munsi tugiye kuba turi kumwe, ndimo ndamuhata ibibazo ku bintu runaka biri hanze ahangaha byaciye abantu ururondogoro. Hanyuma rero Peace Joy TV nk'uko musanzwe mubimenyereye ni igitangazamakuru ariko gikora ku nkuru za gikristu, ariko tukaba dufite imirongo tugenderaho itarimo ibijyanye no kwibasira abantu. Niyo mpamvu twebwe mutajya mukunda kutubona muri byacitse, ariko harano byageze tubona ko ibintu byafashe indi ntera, biba ngombwa ko hari ibintu natwe tugomba kuza kuvugaho kuri uyu munsi. Reka rero nakire mugenzi wanjye kugira ngo atangire anivuga. Noneho nge simuvuze, reka yivuge n'umuntu w'umugabo, ubundi sasa twanzike n'ikiganiro. Hari ibintu bibabaje kabisa hano natwe tugomba kugira icyo tuvugaho. Ok, merci beaucoup Mr. Romeo. Ok, namenyereye kwifashisha, reka nifashe nta kibazo. Asesaza ndagushimiye cyane, imfura yabo. Uri imfura yabo bariya, imfura yabo. Merci, ndagushimiye cyane. Nanjye nishimiye gukomeza kugenda mbana namwe mu byumwe ku bundi. Ndi Clement BAGEMAHE, turaba Peace Joy nibisanzwe, turabanyamakuru wa Peace Joy TV, kandi koko nkuko umenyerewe tubagezeho byinshi bitandukanye. Ntabwo tujya kure cyane y'imirongo migari yacu, ligne editoriale cyangwa editorial lines za Peace Joy TV, kubera ko tuba tugomba kumenya ubuhamya bw'abantu butandukanye, aho bavuye naho bageze, mu by'Imana yabakoreye, ijambo ry'Imana ryiza rizima, kwaba n'ijambo ry'Imana ritari ryiza kandi ritari rizima. Warubize nabyo ako kantu mvuze uzakandikisha akabikandika ariko nubwo utagaragara. Okay, hanyuma hakaba tuzatugaruka ku nkuru z'umuryango, inkuru z'ubwaguke bw'amatorero, kwa abantu basengerwa, ku bantu, ibintu nk'ibyo. Uyu munsi nko kubivuze muri bigenda bigaragara muri social media cyangwa mu buryo bumwe ku bundi, reka mvuge ko ndi tayari kabisa kumpata ibibazo. Urabizi ko nanjye nkunda umuntu mpata ibibazo, umwuga tumaze imyaka irenga 10, ntabwo kubahatwa ibibazo natwe tufite abo tubihata, ariko nanjye ndanguhatamo gake yashaka. Murakoze cyane. Nkaba n'umupapa, ndubatse, mfite umudamu n'abana babiri kugeza uyu munsi, ariko urugendo ruracyakomeje. Imana ikomeze kungira neza, nzagira benshi nanjye nkwizisi nuzuzisi. Thank you. Ndumva noneho ntago ndibuze ko kwita umunyamakuru, ahubwo reka ntangire nkubaza nti bwana musesenguzi, bwana mutumirwa. N'umutumirwa ariko n'undi umusesenguzi w'umunyamakuru w'inararibonye. Bwana mutumirwa, bwana musesenguzi, hanze aha hari ibintu niba nabyita imyitwarire mibi bimaze kuza, bimaze kwaduka ku buryo byafashe indi ntera. Hanyuma wowe ubibona ute kuri iyi ntambara y'amagambo iri hanze aha, iri hagati y'umuntu witwa Pastor CLAUDE na Pastor MUTESI? Ibyagiye biba turabizi, amajwi yagiye asohoka hanze turayazi, harimo ibintu by'ubusambanyi, yarimo ngo ibintu ngo byo gucana inyuma, ngo ibintu ngo byo kujya mu marogi, ibintu noneho biza gutera impaka ndende ku buryo twaje kwisanga itangazamakuru ryose hano mu Rwanda abantu bacitse urondogoro. Wicara muri bisi ugasanga umuntu ari kumva ngo ibya Pastor MUTESI, wicara muri gare ahantu utegereje imodoka abantu bari kumva ibya Pastor MUTESI, wicana muri office, ugiye muri office y'umuntu ngo akwakire kuri service runaka, umuntu yashyize kuteri yakuramo kumva ari kumva ngo ibya Pastor MUTESI na Pastor CLAUDE. Wowe ino ntambara y'amagambo iri hagati y'abantu
ubivugaho iki ibi bintu urabona kabisa bikwiye muri industry ya gospel? Urakoze cyane, ibi birakwiye muri industry ya gospel, birakwiye kuko haba harimo kwigaragaza kw'Imana no kwigaragaza kwa Satani. Thank you so much. Impamvu ro bikwiye muri zo angle zombi nuko mubizera mu bantu bose bemeye Kristo nk'umwami mukiza wabo, haba harimo ko udakoreye Imana abakorera Satani. Noneho tugeze muri issue z'amapastors n'abapasteri babiri, umupasteri w'umugabo n'umupasteri w'umugore, cyangwa umupasteri w'umugore n'umupasteri w'umugabo, Pastor Claude, Pastor Mutesi n'abapasteri. Aho basengewe bashobora kuba barasengewe ntaravuka cyangwa narindiho ntarabamenye, ariko njye nabamenye ari abapasteri, turanaziranye face to face, turanaziranye ni n'abajama banjye pe, turanakundana. Haba Pastor Mutesi arabizi muri gospel aranzi, haba Pastor Claude ni sinarimwe twagiye dukora n'ibiganiro aranzi, anyway na Pastor Mutesi mu bitangazamakuru byinshi twagiye dukorera baranzi. Ibi byari ngombwa ko bigaragara muri social media, muri platform zitangazamakuru cyane cyane zivuga ku by'Iyobokamana, ariko ntago byagiye no mu Iyobokamana gusa, byageze muri platform zivuga no mu buzima busanzwe, amakuru n'ibiganiro by'umuzima busanzwe. Bishatse kuvuga ko byari ngombwa, ntabwo navuga ngo ntibyari ngombwa kuko byose biba kubera impamvu. Izi mpamvu zatumye bizamo nizo yenda turagarukaho kubera ko zaraje, kandi Imana yemera ko byose biba, ariko na Satani nawe akemera ko byose biba, kuko Imana na Shitani reka mvuge ngo nabajama barabanye. Imana ni umuremyi, Satani akabikiremwa, ariko ubwigomeke bwe bwahereye hariya tutaranabaho, anyway tutaranatekerezwa. Imana ari dufite mu bitekerezo, ariko tutaragera natwe kuri hano kuri ubuta kuri isi ya gatatu hereye hasi. Icyo ngiye muri planet, geography planet, nef planet, ntibirahinduka. Nawe kuburi hano imfura yabo, nanjye Clement Bajyemahe ndi hano mu gihe cyacu, ni mu mugambi w'Imana, mu bitekerezo by'Imana twari turimo, ariko Imana ijya kugira ikipfa na Shitani. Bibiliya itwereka byinshi bikomeye bigaragaza uko bari baziranye n'inshingano Satani yarafite mu ijuru, na titre ya Lucifer, izina ryitwa Lucifer, Lucifero, qui veut dire j'ai pu essayer de passer dans la théologie, messieurs, et donc acceptez-moi d'utiliser la francophone parce que moi je suis francophone. L'angéologie, icyo bita isomo rya angeologie en théologie, kuko mu masomo nize by'itangazamakuru nashizemo na théologie. Maintenant quand nous entrons dans l'angéologie, igihe tugiye muri angéologie, isomo rijyanye no kwiga ku bijyanye n'abamarayika, ubona Lucifer niho uribona, marayika w'umucyo. Impamvu ndacyari muri introduction y'impamvu z'ibintu muri gospel, intambara z'amagambo hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude. Abadukurikiye kuri Peace Joy TV nuko bagomba kumenya ko mu busesenguzi na analyse zanjye nk'umunyamakuru en plus, reka mvuge nk'inararibonye anyway mu bisata by'Iyobokamana, ko imyaka irenga 10 na hafi irenga 14 ndi umunyamakuru, ntabwo ibi bintu byaduciye imbere ari byinshi cyane. Bigomba kuza kubera ko ni intambara ziza hagati y'umucyo n'umwijima, ni intambara ziza hagati y'Imana na Satani. Ni ngombwa rero ko biza mu iki gisata cya social media, cyane cyane y'Iyobokamana, kugira ngo Imana yigaragaze na Satani yigaragaze. Thank you so much. Bwana Clement Bajyemahe, njewe ntago ndi kumvikana nawe, ntago turimo turavuga rumwe. Icyambere uruvuze ngo kuba ngo byarabayeho, ngo ni byiza none ngo kuba byarabayeho ngo hagati y'abapasteri bombi, ngo pasiteri w'umugabo ariwe Pastor Claude ndetse na pasiteri w'umugore ariwe Pastor Mutesi. Ikindi urongera avuga ngo ibi bintu ngo koko ngo babikwiye kubaho, ngo ndetse ngo bikaza ngo kuri social media. Njye numva ntacyo wenda byabaho niba koko ari intambara hagati ya Satani
n'Imana cyangwa se ari intambara hagati y'imbaraga ntagatifu n'imbaraga z'umwijima. Ariko se ibyo ni ibintu bikwiye ko biza mu bantu? Urabizi ko abo twakwita nk'abakristo cyangwa abayoboke hari ukuntu tuba twaramaze gufata bari abakozi b'Imana nk'abantu nk'abarole model. Hanyuma ibi bintu twebwe iyo bije bikajya hanze, ibi biraza bikatwangiza, bikangiza abakristo mu bwongo, none ugasanga hashaka kuviramo bamwe no kwigumura, bakavuga ati niba n'abantu ari gutya bameze, kuki kwera iki umuntu ahora ambwira kwihana ubusambanyi kandi ahubwo nawe bwaramunaniye, ahubwo se no kubera icyo nsengera ngo ndeke ubusambanyi, ahubwo ari we ndiri yabwo. Kuko kugeza ubu hari umukristo utarakandagira no muri rogi ngo amenye ukuntu rogi imera, wenda akaba yakoze ubwo busambanyi ariko atarigeze ajya mu marogi, kuko mu marogi tuzi ibintu biberamo. Hanyuma none hakumva ngo pasiteri umwihanisha, we rogi yazigize nk'iwe azihoramo. Ibyo baretse gake we Romeo, reka nkubaze imfura yabo, uruhamata ibibazo koko ndikubona wankaniye wana waje no kuvuga ngo intambara hagati ntagatifu ngo intambara y'umwijima. Ntago ntagatifu n'umwijima, ni intambara y'umucyo n'umwijima. Impamvu mbikoze gutyo nuko hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude harimo umwiza hakabamo n'umubi. Niyo mpamvu nabyaranyije n'Imana na Shitani. umwiza n'umubi n'uhe muri bariya? Oya, umwiza n'umubi biraza kuza bizagaragara mu iherezo ryabo. Karakoze cyane. Umwiza n'umubi bizagaragara mu iherezo ryabo. Iherezo umuntu uvuga ngo muri bari mu wigiza nkana muri bariya babiri. Exactly, ni ngombwa iyo babiri bagenda baburana batana amagambo, ubusesenguzi bwimbitse budashingiye ku marangamutima bwagaragaza ufite ukuri n'udafite ukuri. Ariko noneho kuza kuri social media, kuza kwitangazamakuru, mu bitangazamakuru aho hazamo ikindi kibazo, yenda niburi bikize kukimbaza impamvu ki bakora biriya bakagira gutya bitwa kuriya bafite amatitre amatitre afite aho ahuriye n'imirimo itandukanye y'abakozi b'Imana, hanyuma yo bo bakaza bakiyambaye bakitwa amazina y'abapasiteri. Ubundi byakaba bikorwa n'abantu batitwa abapasiteri. Niyo mpamvu iyo byaje birimo saga zimeze kuriya bikazamo aravuga butumwa bahesheje umugisha abantu benshi, haba Pastor Claude, haba Pastor Mutesi, bose bafashe ijambo. My friend, ijambo rya Pastor Mutesi mu kuri kw'Imana rigira igitsika mutima ku buzima bw'umuntu. Kubera iki? Avuga n'ubuhanga, azi kuvuga atuje. Pastor Mutesi azi kuvuga n'ubwenge, kandi amagambo ye ni amagambo akomeza, ashobora kuba anashingiye kuri background ze inyuma y'uko ashatse, kuko background akiri umukobwa sindayibona, ariko background zizamo nasaga zizamo n'igihe amaze kuba umudamu. Na Pastor Claude kamaze vuga, na Pastor Claude yabwirije ntago buretse gake, ntago twumvikana ukavugira ko ngako. Pastor Claude nawe yavuga, ubundi umwabwiriza atuje akabwizanya ubuhanga, none undi abwiriza ashabutse. Muri Pastor Claude abwiriza ashabutse pe, uzambona ashabutse. Nabwiye ko mbere ari abajama banjye, none uko ne so mutuel turaziranye pe. Hanyuma Pastor Claude avuga ashabutse kandi avuga n'ubwenge. Amplisi nawe haraba yasheje umugisha, haraba yasengeye, haraba yasheje umugisha, ntago pastorali yaje kubusa. Noneho bombi baritana ba mwana kubyitwa intege nke bagize. Iby'intege nke rero z'abantu kuza kubivuga ku bandi batari abanyembaraga, kubarusha muri uwo mwuga wabo wa gipasiteri pasiteri inzego hari pasiteri, bishop, profete, apotre, revera, evangeliste, archbishop, padiri, shehe n'amatitre. My friend, iyo baje rero bameze kuri bari mu murongo w'amadini n'amatorero ya gikristo, ariko baje gutangana intege nke zabo muri social media birazamo ibindi. Murakoze cyane. No kuvuga ngo njewe rero hari ibintu taransubiza n'ibintu ntaranyurwaho, ntari bunumve neza, tutari bunumvikaneho. Niba wamugana ruko ngo ari abajama bawe
ntabwo nshaka kutuzana ko ibyo bintu byari bari abajama bawe, kuko hari ikintu wigeze kuvuga ngo kuba ngo byarabaye hagati y'abapasiteri babiri, bishatse kuvuga ngo n'ubundi ngo iyo biza kuba wenda atari ku mupasiteri akaba ari nk'undi muntu wenda wagize aferi nka ziriya na Pastor Mutesi, yarangiza nawe akaza akabishyira hanze, bivuga ngo byo ntacyo byari kuba bitwaye kuri wowe. Usubiramo numve. Wigeze kuvuga ngo kuba ngo biriya biri kuba hagati y'abapasiteri babiri ngo ni byiza cyane, ngo no kuba byaraje muri social media ngo ni byiza cyane, sibyo? None urongera uravuga ngo nuvuga ngo iyo bitaza kuba hagati y'abapasiteri babiri bikaba hagati y'umupasiteri n'undi wenda udafite iyo titire ya pasiteri, ariko nabyo bikajya hanze, ushatse kuvuga ko n'ubundi ho nta ngaruka byari bugire? Urakoze cyane. Ingaruka zisanzwe zirimo, kuko uburyo abapasitoro bakorana nabo bashumbye, vuge pastoral, mvugo abashumba baraziranye, ubwo ntago washumba intama utazi, n'intama ntizashumbwa n'umushumba zitazi, nubwo burya ariko abantu b'abakristo barya bajya mu kibaya hariya basengerwa bageranya n'intama, kandi intama ntago zizi kuvuga uburenganzira bwazo. Buriya ni ikindi kibazo uzakimbaza ubutaha. Buri intama ntizizi kuvuga, ntizizi no guhebeba. Buri intama kuvuga ngo ni intama z'abashumba, hari ikintu ntemera. Nanjye harabo mbere y'intama, naba dukurikira intama yabo, nawe uri intama papa. Ariko mugani ikintu cyo kwitana bira intama ngo intama ncumbye birabyo zambaza ubutaha. Hagati y'ikibazo cy'umupastor cyangwa bishop cyangwa archbishop, okay, archbishop ntibarazamo, bajya bavugwa na matitre: bishop, apotre, prophète, reverend, evangelist, pastor. Ni ibintu abantu bari, impamvu bivuga ko ni byiza kubiza muri social media nuko abaturage n'abayoboke beta bamenya, bahabwa amakuru. Ariko nibyo nakubwiraga, bahabwa amakuru. Nta wari uzi ko burya pastor bashyirana hanze, ariko umuturage wisengera hariya yabimenye ko nta n'impuhwe bagirana. Wa pastor wagiranye ikibazo, wagiranye deal cyangwa n'ibindi bivuze ko bazajya nka biri kuba, n'umulaiki utari pastor agiye kubona ko niba ngombwa ko ashyirwa hanze ku byakoranye na pastor, abyitegure. Bamaze kumenya ko kudiringa na pastor cyangwa na pastor kazi bizasohoka, kuko muri social media ni ngombwa ko bizamo, kuko ngewe j'apprécie très fortement que bazamo. Muri uko kuzamo kwabo rero, muri uko kuzamo kwabo bijyanye na realite y'ukuri nyako. Niyo mpamvu nemera ko byaraje muri social media bitanga ubutumwa ku batafite ubutumwa cyangwa ku batazi ubutumwa. Ngiye ku ruhare rwanjye mbona nta butumwa burimo hariya kabisa. Nkurikira ngendo ubunyamakuru bihaye ubutumwa abaturage bwo kumenya ngo burya ibibera hagati ya pastor n'ibiriya, kuko aba nabagaragaye, aba banatinyutse social media, banatinyutse n'itangazamakuru, baratinyutse ntabwo babagira. Bwana Bagemahe, hari n'ibivugwa ko urumva no mu yandi madini hari izindi affairs nka ziriya ziba zirimo, n'urugero hagati wenda y'umupadiri n'umaseri, biriya bijya biyibaho wenda nuko badashyirana hanze, ahubwo ikindi ubwo badushobora kuba dufite niba bigaragaye ko affaire nka ziriya zijya zibaho mu bapasiteri, bivuga ngo hari n'izindi affaire zijya zibaho hagati y'abapasiteri wenda n'abakristo. Ese ntago ibingibi byabigiye kugumura abakristo, bakaba bamwe bagiye gutangira ahubwo bakajya hanze, bakaba bagiye bahawe ijambo cyangwa se uruvugiro rwo kuba bagiye kwandagaza abapasita bagenzi babo wenda bamwe ku bw'inyungu zabo runaka? Nagiye kubaza ngo mbese baragumuka bajya he? Nta burya ntaho wajya utari mu idini. Iki cyumbe ushobora kuguma mu idini ariko ukabashyira pasiteri wawe hanze. Ugashyizemo nyine niba gumuka bagashyira pasiteri hanze, uwitwa wese ko yahemukiwe na pasiteri runaka nashaka gumuke, kuko biyambika umwambaro wa gipasiteri inyuma bagakora amanyanga atandukanye n'ikitwa pasiteri. Muri pasiteri n'umushumba ni the same signification, tuvuga ngo bisobanuye kimwe. Pasiteri ni Igifaransa, umushumba ni Ikinyarwanda. N'ubundi umushumba bamwita pasteur. N'umuntu uragiye inka, uragiye intama, uragiye
nanze kuvuga andi matungo batavuga ngo baragiye n'ihene ariko abakristo b'iki gihe nabo bashobora kuvamo ihene kubera ko ihene rasakuza ntabwo wayipfukiranye. ese ubundi iriya titire yo kuvuga nge numva bahindura ntibakakoresha ijambo ngo ni umushumba. Ntabwo wabihindura, byanditse muri Bibiliya kandi Bibiliya ntigihindurwa. Bibiliya yanditsemo abushumba abatambyi byanditsemo, ntabwo wabihindura. Numva bakoresha nk'abatambyi. Batambyi biterwa n'ibitambatamba n'ubutambyi n'ubundi abatambyi. Yego sha niko bimeze. Reka twigarukiye kwa Pastor Mutesi. Rero kuba biri muri social media ngi impamvu byemera wabyumvise. Bahaye amakuru abatari bazi ko hagati ya pastoro bagongana kuriya. Bikavuga ko n'abandi ba pastoro nkuko arivuze cyangwa abapadiri n'abamaseri nese kanga jya ubona abapadiri biyambuye umwenda w'upadiri bakajya kugera mu gisivile bakajya no kwishakira abadamu. Kanga sa amaseri bavuga reka baretse gake ntarajya muri menopause ngiwe nyivanyemo. Hari ibyo nabonye ariko nshaka nakankomokaho bakajya kuba abadamu. Ariko ibyo ngibyo bitandukanye. Ibyo nababikora mu buryo buri legal, abikora mu buryo buri illegal. Naho niba bashaka bajya muri social media bagaragara. Kanga ese eko shabite byawe. Kanga ese bivugwa ko yaba ari padiri ko afite abana quelque part, yaba ari masere ko afite abana quelque part. Uvuze ijambo ryiza ngo kangahe be twise wavamo muri abakobwa baba victime cyane kurusha abasore. Buryo umusore w'umupadiri ashobora guterinda cyangwa umupadiri ashobora guterinda hirya ntibimenyekana, ariko umukobwa umumasere we yatwaye inda ni automatique kuko burya abamama n'abakobwa burya nuko batabizi ariko nabo kubahwa. Ibintu byose bibaberaho bibagira ingaruka ziri automatique. Ziri automatique. Uzabona ko no mu nkundo uzambaze ku kibazo cy'umuryango no mu nkundo ingaruka zo rukundo cyangwa ibikombe by'urukundo bigirwa n'abakobwa n'abagore cyane kurusha abagabo. Zavuga ko rero hanze aha muri saga zaba ba pasteri Pastor Mutesi na Pastor Claude hanze aha bagaragaje ko hatari shyashya. Hari n'abandi ba bishop umbabarire gato ntago nguciye mu ijambo bwana munyamakuru bwana musesenguzi. Oya ntago nguciye mu ijambo. Ari umuvugizi wa M23 bwana munyamakuru madame munyamakuru Kanizius umuvugizi wungirije mu bya politike baramusimbuje n'undi ubwo nkajemo na yasimbuwe n'witwa Lawrence Kanyuka. Ngaho usiga babizi ariko shaka kana usiga biri tayari. Thank you so much. Oya no ntago nayinguciye mu ijambo umbabarire gatoya. Hari ikintu warukomojeho icyo kintu reka tubanza tukigarukeho gatoya. Waruvuze ngo saga iyo zibaye haba gutyo wenda ngo abadamu nibo bagirwa ingaruka. Waruvuze ko ari abakubahwa nibyo koko. Muri make warushatse kuvuga ko wenda reka tugereranye kwiri biri kuba hagati ya Pastor Claude na Pastor Mutesi. Muri make hari hagati y'aba bombi ninde wenda uri kugirwaho ingaruka cyane cyose ninde uri guseba cyane? Bombi bari guseba kuko bose baravugana amagambo amabanga baziranyeho bose baraseba. Yes bose baraseba. Nukubera icyo usanga abenshi bihaye Pastor Mutesi ariko uzagira ingaruka cyane ni Mutesi. Pastor Mutesi agira ingaruka cyane kubera n'umudamu. Kubera iki muri social media impamvu yagira ingaruka cyane abagabo n'ubusanzwe bafite ukuntu bashobora kugira couverture inyuma yibi andi marido. Umvise aravuga kigendera arakora kigendera akatekinika kigendera ariko umubyeyi bose n'ababyeyi bundi yo hageze muri parent umugabo n'umugore bose bari ababyeyi iyo bagize amahirwe yo kubyara. Ariko ari umubyeyi w'umudamu umutegarugori iyo ari umubyeyi w'umutegarugori hakora Pastor Mutesi bizamo ikindi kintu byashingira ku muco w'igihugu bikazamo ikindi kintu byashingira ku muco w'idini cyangwa no kwerezwa ubushumba n'upasiteri bikazamo ikindi ni ukuvuga ngo buriya muri kugwa ari utana amagambo Pastor Mutesi ashobora gusenya Claude ku byo baziranyeho, Pastor Claude agasenya Pastor Mutesi ku byo baziranyeho. Ugasanga byanze bikunze amapfunwe nuko abantu bazagira gutya ngo reba ugira gutya abantu. Pastor Mutesi ashobora kuzaba victime y'iriterana ry'amagambo kurusha Pastor Claude. Yes. Mwese ni kangahe hari amadini nzi bibaho ko bagira ikintu kitwa gutenga. Ariko akenshi ugasanga batenze umukobwa ariko batazi umuhungu
wamuteye inda kandi umukobwa ataravugwa wamuteye inda abakobwa bagatengwa yatewe inda nanyeze gutya yaratwise kubera ko agutwita kwe bita bigaragara ariko wateye inda ntibyagaragara toujours igitsina gore niyo mpamvu bagomba kwitondera abadamu kuko n'abantu bo gufatwa neza ukabarinda icyatuma bahungabana ku buryo byabatesha agaciro muri sosiyete kuko ikintu cyose kibakozweho nk'abamama nk'ababyeyi cyangwa abakobwa kibagiraho ingaruka ziri automatique. Thank you so much. Hanyuma rero kuza muri social media byari ngombwa kugira ngo abayoboke abizera abajya mu madini n'amatorero bamenye iba hagati ya pasitoro ku bandi noneho byagaruka bikaza bitari byiza byari byo ariko ntibyari byo byari byo nayivuze ariko kuba bitari byo reka mbivugeho nuko nta mpamvu nimwe abapasitori bafite yo kujya guhangana muri social media bandagaza umwuga cyangwa umuhamagaro w'abapasitori wa pastoral ubushumba icyo mvuze uracyumvise noneho aho nacyumvise byari byo kugira ngo abayoboke twebwe turabarayiki nawe ariko sha usengera muri idini sha twagiye noneho byari byo kugira ngo abantu na societe anyway ubu ngubu hashobora kuzavukamo n'ibyaha mpanabyaha byo kwandagazanya muri no kwica umuco ushingiye ku gihugu cy'u Rwanda bakazahamagazwa ribigahamagara anyway bashobora kuba batagira no kubazwa bashobora no kubazwa ibi muri gukora ibyo muziranyeho ntacyo byigisha societe y'urubyiruko ntacyo byigisha societe runaka cyangwa uri gupfobya societe umuco wa gikristo n'uwa gipasteri cyangwa se uwiki ariko noneho mu byo ku bundi ugasanga hari icyo bishe ariko bikanigisha abandi kada burya hari abakobwa bakangutse hari n'abagore bakangutse ariko hari n'abagabo bakangutse n'abasore bakangutse kuko na Pastor Mutesi avugwaho ibindi ariko ugasanga cyane strategique uko bashinjanya abaza gushinja cyane abagore kuvuga Pastor Mutesi ibi nibi ku bagore ngo ku bagabo abandi ngo ku bagore ni saga ariko mwibuka mana muri cadre pastoral reka tuvuga no muri Peace Joy TV twatanga system kuvuga ngo no ntibyari bikwiye ko biyambika bambaye ubusa none biyambitse ubusa no kuri rubanda ibyo bambazaga wanyuzwe njyewe ntago ndanyurwa kandi ndumva ntari bunanyurwe ahantu njyewe ntari kunyurwa ni ahantu havuga ngo kuza muri social media bintu byari ngombwa kuko ntago ari bo bonyine Pastor Mutesi na Pastor Claude ntago ari bo bantu bonyine bakoze ubusambanyi n'ubwo wenda bitana ba mwana ndeka kubihamya neza ariko nkuko Pastor Claude we noneho ejo bundi yaragiye arabyemerera mu bitangazamakuru ati Pastor Mutesi twarasambanye ahubwo nabyemere twebwe dusaba Imana imbabazi Imana itubabarire dusabe n'abaturage imbabazi ati kuko kubikoraho twarabikoze urumva noneho reka dukonfaminge ko byabaye kuko na nyir'ubwite ari kubyemera ahubwo byari ngombwa ko biza mu itangazamakuru ngo tubimenye ngo baturarwanda kwanza saba baturarwanda uzi ko YouTube zirebwa ku rwego mpuzamahanga bira bintu n'abantu bo muri Amerika barabibona kandi hari igihe bazate aba bantu ko bari gushyamirana bari kuvuga iki ukavuga ati abantu bari kuvuga byagenze gutya na gutya byari ngombwa ko bishyira ku karubanda ibi bintu ngo isi yose bimenye byari ngombwa kuza muri social media ko hari n'abandi babikora batabizanamo ese ubundi ninde wabaye intandaro yo kujya ibi byose bijye hanze ko bivugwa ko Pastor Claude ari we ngo wagize ikintu cyitwa ifuhe n'ishyari yarangiza akaza gushyira Pastor Mutesi hanze buriya Pastor Claude we ubundi uramuvuga iki bira byari bikwiye urakoze cyane nabivuze mbere nuko utari kunkurikira ngo byumve nushaka no kubyumva byari ngombwa kuko harimo imbaraga z'Imana kwiyerekana muri ibi bintu hakabona imbaraga za Satani kwiyerekana muri ibi bintu kugeza ubu niba utari kumva langage imvugo ndi gukoresha ubwo urafite muri bake niba utari kumva langage cyangwa imvugo ndi gukoresha biraba ikindi kibazo byari ngombwa kuko hano muri izi issue cyangwa mu gutana amagambo
no gukirana hanze kwa Pastor Claude na Pastor Mutesi harimo akaboko k'Imana kuri rubanda rugomba kumenya ko hagati y'abashumba n'abantu cyangwa bishop n'abalayiki hamwe mw'ibintu ubwo n'ukuboko kw'Imana hakaba na Satani udakunda ibyiza niko byanditse akaboko ke kakazamo api reka bahangane bigaragaze kuko kugeza ubu barashinjanya ibyaha baraterana amagambo y'ibyaha so gushinjanya kuko ntibageze mu rukiko ariko baterana amagambo byari ngombwa kuko harimo akaboko k'Imana kari ngombwa nako ka Satani kari ngombwa ikintu uvuze cy'akaboko k'Imana ho ntago turi ubugemeranweho ese Imana ishobora kwemera ko umukozi wayo yaseba kuri uru rwego cyangwa ni Satani watumye biriya biba kugira ngo ahubwo imere nkaho iri kubwira Imana ati dore bimere wenda nka bya bindi Yesu ari mu butayu cyajya ari mu butayu amaze iminsi 40 Satani amubwira ati ndabizi urashonje hindurira uyu mutsima bigasa nkaho bari guhangana aho ngaho si Satani bimeze nkaho ari guhangana n'Imana ahubwo yereka ko abakozi abiyita abakozi bayo ahubwo ari abakozi basanzwe bakorera Satani. Urakoze cyane si ubwa mbere Satani yigaragaza mu gushaka kubaza Imana ku bijyanye n'abakozi bayo yabikoze kuri Yesu nk'uko nguko agerageza Yesu kandi azi Yesu ko ari Imana Satani ntabwo bagira baraziranye urabyumva sha baraziranye si ubwa mbere yagiye gusaba ubuzima bwa Yobu biri muri Bibiliya nk'umukiranutsi noneho nta n'ibyaha yashinjwaga nta nubwo yigeze atera n'amagambo n'abandi bose byamushizeho n'abana amushyiraho n'umugore aragenda dore ko bakunda ibihe byiza gusa bamwe na bamwe urabyumva ntabwo ari ubwa mbere akaboko k'Imana kagaragara Satani se na ugize ngo ntajya akoze isoni yakoze isoni se Imana ntiyunguka ibigaragaje abayishushanyaho urakoze. Ese Clement muri riterana ry'amagambo hagati y'aba bantu bombi yaba Pastor Claude yaba Pastor Mutesi ese harimo umuntu dushobora kublaminga hagati yabo? Nje nta rumwe na blaminga kuko y'abantu babwirana ibyo baziranyeho nari ku blaming watatsundi iyunda ceceka ariko ntawe na blaming bose kimwe ku kindi ariko watatsundi numva re twa blaminga kuko urebye ni gashoza ntambara yatatse ariko hari wabanje inkuru ni Pastor Mutesi urabwo watatse ni Claude ariko wabanje inkuru ni Pastor Mutesi byahereye ku rupfu rwa nyakwigendera Rusagara Dieudonné sibyo siko byahereye none se kuba yaraje mu itangazamakuru akaza kuvuga ko abantu bagomba kumushyigikira ko uwo yise umugabo we yapfuye ibyo ngibyo byagombaga kuba impamvu ko Pastor Claude ahita azamukiraho ngo atangire guterana amagambo kugeza no ku rwego rwo gushyirana hanze bamaze kuzana social media basubizanyaga nuko bandikiranaga byose nkuko bigaragara byagaragaye ko Claude yanze ibyo Pastor Mutesi yise ku inshuti ye yagiye kuko wavuga ko batari bakiri inshuti kandi bakagaragaza muri social media hano muri BYA TV turababwira ko kugira ngo tugaragaze ko abakozi Imana bageze ahantu hatari heza urumva umwe yavuze ko agiye gukora ubukwe Pastor Mutesi birangiye atabukoza agarutse no twagomba korana ubukwe ntawe ukiriho byagenze gutya kuri nge ntabwo yakoze nabi urabyumva ariko undi niho yuririye niyo mpamvu navuze nakubajije ntawo kublaminga muri bano nge na blaminga se nk'umunyamategeko nk'umunyamakuru nk'umupasteri nka bishop nkandi mbaza urwego na mblingamo mbaza nka Clement BAGEMAHE as nka personnel mblaminga nkandi no kuvuga ngo nkubajije kuri on your behalf kuri opinion yawe nyine nkawe ku giti cyawe ntawe washoje intambara kugeza ibintu bigeze kuri uru rwego nkuko wabivuze ibintu ushobora no kujya mu nzego z'ubutabera ariko se nubwo zazigeze mu nzego z'ubutabera niyo mpamvu rega umuntu bavuga ko hari umuntu akoze icyaha bakagera no bita umufatanya cyaha ndakeka ibintu iyo bibaye no mu mategeko abantu ntibabarwa kimwe no mu bantu ntago bahabwa ibihano bimwe byanga byakunda ibintu nibijya no mu nzego z'ubutabera ntago abantu bazahanwa kimwe kuko harimo umuntu waje asembura undi bituma bigera kuri uru rwego ntawe blaminga kugeza ubu ni kiganiro ntabwo kigamije ku blaminga ngiye ku blaminga na blaminga bose
bose. Impamvu ya bose nuko bafite amateka background zabo bakira abasore. Ubundi umuntu ikiri umusore nta nubwo ajya kubyitaho, ariko maze gushaka ngora n'ibindi zindi ntambara z'umuryango n'iz'urugo n'ibindi bikomere, utangira gukreye inkuru kuri societe. Ntago blaming umwe cyangwa ngo mvuga undi, bose ndaba blaminze mwetwaye nabi. Mpereye kuri runaka na runaka. Urakoze sha. Impamvu ndayizi nawe wa blaminga. Impamvu ntabwo wayimenya ko ntiwerekwa. Ntabwo nzi busanga no mu madini we yerekwa. Wabyumvise? Ahubwo na blaminga bose kubera ko bose n'abapasteri. Ntawe ngira umwere, kubera ko nakubwiye kare ko byari kuba byiza iyo umwaceceka akatakwa gusa ntasubize. None barasubizanyisha. Kandi muri source y'inkuru nakweretse aho yahereye. Wenda reka dusoza ibi bintu birimo irihe somo kuri societe cyangwa se kuri community nyarwanda? Kuri societe, kuri societe ntabwo ibyabaye hagati ya Pastor Mutesi bashinjanya by'ubusambanyi no kujyana mu maloge no mahoteli na za Kameruni naho uburyo bagiye baryana amaturu n'ibiki byose, ntabwo debange ibyo n'uburenganzira bw'ubuzima bwabo. Babaye barabikoze, bakoze iby'ubupagani nk'abandi bapagani. Babaye batarabikoze, ubwo imitima yabo ibiziranyeho. Urabyumva? Iyo societe iri kwakira ibi bintu yihangana, yaguweho n'ishyano, yaguweho n'ibintu batakekaga ko abapastor umupastorokazi bashyirana hanze mu tundi turi behind ya Bible ya Bible bakoresha amasengesho n'izindi nama n'ineza zose bagiye bagirira abantu. Bavuze ibintu bitandukanye n'ikinyuranyo cy'imyitwarire y'umupasiteri ugomba kuba urugero rwiza kubashumbye. Societe yihangana kandi no kubyakira, babe abantu bafite imbaraga zo kubyakira, babikomeremo, birinde kubyishoramo. Kuri aba pasiteri bombi, Pastor Mutesi, Pastor Claude, cyangwa Pastor Claude na Pastor Mutesi, hatagira ubaza ngo kuki banza pastor runaka. Ntabwo aka kanya mfite imbaraga zo kugira icyo nababwira, kuko nanjye mfite igitsika mutima. Nk'abantu bagiye mu ntege nke cyangwa bajyanye mu ntege nke mu murongo wa Satani, bagomba kujya gukora publication y'ibintu Satani yabakoresheje, y'ibintu Satani yashatse kubajyana namo, kuko barashinjanya ibintu, umwe agahakana undi akemeza, undi akemeza undi agahakana. Nta nubwo twari duhari, sinyene no kuhaba. Nababwira ko urwego bagezeho rwashyize hanze system n'imirongo y'ikizere abandi ba pastor bataragaragara bari bafitiwe. Gusa bitanze umurongo wo gutuma n'abandi ba bishop, abandi ba apotre, abandi ba profete, abandi ba pastors, abandi ba prevera bafite imyitwarire nk'iriye bagiye gushyirwa hanze nabo. Yemwe n'abandi bahanze n'abahanzi kazi barajya hanze. Urabyumva? Kuko amabanga mwese mwagiye mubikana, mwese babwiza ukuri. Bamwe bari coding, abandi ba monitoring, abandi batutu video, abandi bagira gute, bigiye kujya hanze. Niyo mpamvu akaboko k'Imana kazamo, kuko deja ibyari bihishe biri kujya kumugaragaro. Imana ako kanya itivuga ngo noneho abandi bitiraga izina ryanjye barigaragaje. Okay, jama Satani arabigaragaje. Reka nkoresha gutyo. Ubwo mvuze da langage hagati y'Imana na Satani, uburyo bakominika n'uburyo barwanya na burya ntago tuba tubihize. Abantu bakajya bazana ibintu byinshi kutoka Satani oya toka Satani kugira ngo muravukana cyangwa muraziranye, ngo ndasenze mu izina ry'Imana ihoraho, Imana rubasha, ujya gukora nka biriya byose behind yabyo ceceka nta Mana ikurimo. I'm not a pastor but I'm a journalist. Erega bajye bamenya ko natwe tuzi ubwenge, sibyo? Natwe abakristo tuzi ubwenge, ariko ubwenge bari kubuduha. Nibyo navuze ngo societe irunguka. Oya bari kutwungura ahubwo. None se none urangarukiye? Tuzi ubwenge bari kutwungura ubwenge. Urangarukiye noneho. Uko societe iri kubona amakuru ibyo igomba kwitwararikaho. Na investigation bureau, Rwanda Investigation Bureau RIB. Ubaka kanye sesenguye ahari ibyaha yahabona. Kuko
kuvugana ibiri ku mabanga na platform zo kubishyira hanze ukamenya saga biri guteza muri society. Reka tuvuge Kristo nibwo wamenye uburemere bw'ibi bintu bitakabaye biri hagati y'abakozi b'Imana. Inama natanga abantu bareke kwitana ba mwana, intege nke niba muzifite mwebwe abakozi b'Imana kuzishyira hanze, nimwe mwishyize hanze, ariko cyane cyane muhemukiye Imana yari yaratumye mugirirwa icyizere kuri titre mwiyambitse cyangwa mwambitswe Imana itabemera. Murakoze sha ako kantu kizemo ukumve. Clement, reka mvuga ko tudasoje ahubwo duhiniye hano turacumbitse kuko ibi bintu ntibirangiriye hano nk'uko bivuze. Baba bahanzi mwabahanzi mwe, baba mwaba profete mwe, nabo ba bishop namwe bahanzi kazi, n'abanyamakuru bisha muri gospel namwe bakora ibinyuranye. Ariko by'umwihariko muri gospel kuko iyo bigiye hanze nibwo bikomera. Uribuka saga zigeze ko zatewe amakuru byatanze nese nuko abandi bahanzi basekira batayi Israel mbonye koza akantu teuwe hose babireba. Ibyo uzabikora ikindi kiganiro, ibyo bizabindi bigana. Ariko impamvu mbigarutseho, urabizi ko iyo abantu tuvuga ko bari muri gospel cyangwa mwiyobokamana iyo bakoza akantu, uribuka Israel mbonye posting umukobwa tugaruke kuri Pastor Mutesi na Pastor Claude, ntabyo ko yakabanga bigihari, no kwigarura biragoye, gusa imbabazi birashoboka ku Mana, ariko kuri twe buretse gake no kuri public birashoboka ariko kubigarura ngo abantu bagira icyizere biragoye. Ku Mana niho byoroshye ariko ku bantu ntibyoroshye. Abandi baretse zategura ikindi kiganiro cyabo, abandi tugomba gutegura ikindi kiganiro. Reka rero mbashimire bakunzi ba Peace Joy TV, nkubwira ngo bantu mudukunda mudukurikirana, kureba ikiganiro cyacu ukakigeza ahangaha utarakora subscribe, nyabona ibyo bintu rwose ntago ari byiza, no kuduhemukira. Ikindi kureba ikiganiro ukageza ku minota 2-3 utarakanda like, ibyo bintu ntago ari byiza. Ikindi kuva mu kiganiro udasize comment y'uburyo ikiganiro wumvise cyakugendekeye cyangwa se cyakuryoheye cyane niba cyanakubiye ukabidusigira, ndetse no gutanga nawe ibitekerezo kuri ibi bintu biri kuvugwa hanze aha byaciye abantu urondogora hagati ya Pastor Mutesi na Pastor Claude. Twebwe raduhiniya umusanzu wabo tutegeje muri commentaire. Ntabwo Clement Bagemengendo umunyamakuru nshobora kuvuga ibigushimisha byose cyangwa ikubabaza byose ari balance, ariko umusanzu wa nuguhe muri commentaire. Nawe utanga igitekerezo, commentaire tuzagaruka tuyivuge, ngo tutakuvuga ariko tuzayivuga mu kubaka societe cyane cyane ya Gikristo. Abantu bareke kwiharubanda, abashumba mano bapfutsa amaso, none abashumba benshi bafite n'ubwoba ko bagiye kuvugwa, bagiye gushyirwa hanze, n'abashumba kazi, n'abarevera, n'aba evangeliste, n'abadiakoni, n'aba protocole. Niyo mpamvu duhiniye hano ducumbitse, tugomba kubagaruka. Ubundi zine episode mwabantu tugiye kubahata ikintu cyitwa episode amasera agiye kuba menshi, ahubwo tugiye gucukumbura. Reka dusoze, ndagushimiye kuba witabiriye ubutumire bwa Peace Joy TV. Nubwo yikoramo nubwo nyikoramo ni ngombwa ko nitabira ubutumire, ariko ni ngombwa ko dutanga systematics zacu za Peace Joy TV, nuko tuba twifuza ko haba peace na joy. Peace na amahoro, joy ni kisha joy, amahoro n'umunezero, amahoro n'umunezero, peace, tekana, amahoro n'umunezero, nibyo bikenewe. Abantu bo gutezanya rero intambara n'intugunda muri bo, ahubwo baba abantu bari dynamic, bameze neza, bahesha Imana icyubahiro, aho gutukisha izina ry'Imana n'izina rya Yesu Kristo umwami watubambiwe ku musaraba. Amena. Twanashoje kandi tunabashimira cyane.